nguhaye ikaze kandi ndagushimiye ko wahisemo nanone kudukurikira kuri wa muyoboro wacu Chantal TV. Hanyuma uyu munsi nanone twongeye kugaruka n'ibiganiro nk'uko bisanzwe, ibiganiro byigisha, ibiganiro bidufasha gutekereza neza ku byo twifuza kugeraho mu buzima, tugakusanya imbaraga, tugakusanya ubumenyi kugira ngo turusheho kugenda twungikanya izo mbaraga, ubwo bwenge, ubwo bumenyi, tukagera ku byo twifuza. Uyu munsi nanone najya nkubwire ngo niba utarakora subscribe wenda akaba ari ubwa mbere ugeze aha, ndagusaba gukora subscribe, ndagusaba gukora iki kiganiro ukakirangiza ndetse ukaba washaringa ku bandi bantu bose wumva nabo byagirira umumaro. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku yindi ngingo ivuga ngo ntukagire ubwoba bwo guhagarara wenyine, ntukagire ubwoba bwo kuba wenyine. Ndavuga guhagarara wenyine, umuntu ashaka kubyitiranya no guhagarara nko guhagarara. Ndavuga ntukagire ubwoba bwo guhagarara cyangwa kuba wenyine, gufata imyanzuro wenyine, gutekereza wenyine, kuba uri wenyine. Niyo ngingo nshaka tuganiraho, kubera ko abantu benshi mu buzima usanga avuga sha ubuse mama arabivuga gute, kandi uwo ni umuntu mukuru w'imyaka 30, 25, use abavandimwe banjye babivuga ngo iki, ubuse mfite inshuti sha reka nzabasenge kuziganiriza, enda mfite abantu tujye tuganira ku bintu reka nza. Mu by'ukuri ntukagire ubwoba rimwe na rimwe bwo kuba wafata umwanzuro kuba waba wenyine, ugafata imyanzuro wenyine. Ibyo bintu mbivugiye iki? Mbivugiye yuko abantu benshi mu buzima turiho dufite ibitekerezo by'uko kanaka yavuze ngo nkore ibi, by'uko kanaka yavuze ngo tugende gutya. Mfite agatekerezo nshaka kubaterera, hanyuma tukagaruka dufata umwanzuro kuri iyo ngingo. Habayeho umuntu aza kubona agasimba kafashwe mu mutego, navuga nko mu mutego, kababaye cyane, reka tukite wenda kajangwe. Noneho ako gasimba karimo karataka, noneho akajya kugakiza cyangwa se kugatabara, kakamushwaratura kubera ko nako ntago kari kizeye, ntago kumvaga ko umuntu akagiriye impuhwe, ntago kumvaga ko umuntu yenda ari ukukagirira neza, kabaga gafite ubwoba wenda ko agiye kukwica, kakashaka noneho kwidefanda. Reka mwite umusaza akomeza guhatiriza agakuramo ako kajangwe kakamushwaratura, umusaza akongera ako kajangwe kakamushwaratura, umusaza akongera kajangwe kakamushwaratura. Hirya aho hari umugabo wari uhagaze hirya y'uwo musaza, akajya amubwira ariko se kihorere, wenda karimo karakurya, wenda karimo karakugirira nabi. Ugasanga arimo gushaka guhagararana nawe mu bitekerezo, amusunikira ko yabireka. Umusaza aramubwira ati kubera icyo urimo kumbuza kugakura muri uriya mutego. Uwo mugabo wari uhagaze hirya akamubwira ngo reka dufatanye nk'abantu, wikuramo kariya gakoko wenda katugirira nabi, wikuramo iriya njangwe wenda yaturya, ubwiwe n'iki ko atari ingwe ikaba yatugirira nabi. Ariko umusaza akomeza gutekereza, aravuga ati ariko ubundi uyu muntu nifatanye n'ibitekerezo bye, ndeke kariya kantu gapfe kuriya kandi hari ikintu nagakoraho. Noneho arakomeza aragerageza kugakuramo, ariko akereka n'ubumuntu. Hari ukuntu n'inyamaswa cyangwa ibikoko iyo bibona umuntu asa nk'ubifitiye impuhwe, nabyo bigenda bituza kugeza aho bikwizera, bikemera ko ubigirira iyo neza. Ndagira ngo nkumenyeshe ko muzehe yakomeje arakuraho umutego, arabohora, arahambura, aza kaga koko cyangwa gatukita kajangwe, kakajangwe kaza kubona ko uwo mugabo atari nabi agafitiye. Hanyuma karaza kararyama, kamera neza, kerekana ko nyine kemeye ubufasha. Noneho muzehe aza kugakura muri uwo mutego, aragahobera, arangije kamwereka nyine nkaho kamwizeye. Noneho uwo mugabo aramubaza ati se kubera iki wakomezaga
umusaza abaza wa mugabo ati kubera iki wakomezaga kumbuza kubohora kariya kantu, ati ntabwo ugenda ushaka ko kabaho n'ubundi kagombaga gupfa n'ibiki byose. Umusaza aravuga ati mfite ububasha, simfite ububasha bwo guhagarika amajwi ari hanze yanjye ngo atangiraho imbaraga, ariko simfite ububasha bwo kuguhagarika cyangwa guhagarika ijwi ririmo kuza kuri jye riguturutseho, ariko mfite ububasha bwo gukoresha ijwi rindimo kugira ngo ngere ku byo nshaka. Ntabwo rero ngewe ngira ubwoba bwo guhagarara njyenyine igihe cyose mfite umwanzuro w'ibyo nshaka kugeraho. Impamvu rero ntanzora urugero n'uruhe, igihe icyo ari cyo cyose ufite igitekerezo ushaka gukora cyangwa igihe cyose ufite umugambi wiyemeje, hatana, komeza ugere ku cyo wifuza, wikumva amajwi nyine ari kugenda akubwira reka have turakubujije, kuko kenshi nuyumvira uzaba umeze nk'aho hari amajwi akuremereye akuyobora inzira, akubuza gukomeza, rimwe na rimwe ugasanga arakubuza kugera ku ntego zawe. Rero ntukagire ubwoba, ntukagire intege nke, ntugacike intege cyangwa ntugacibwe intege n'imyanzuro cyangwa se n'amagambo cyangwa se n'inama abantu bagenda. Hagarara wenyine igihe cyose ufite intego nziza, igihe cyose ufite icyerekezo, ntugacibwe intege n'ibintu cyangwa n'abantu biri mu nzira zawe zo kugera ku ntego. Murabyumva neza rero ko igihe icyo ari cyo cyose bibaye ngombwa ko usigara wenyine kubw'umwanzuro wawe, igihe cyose usigara wenyine, igihe cyose uhagarara wenyine ku by'ibyifuzo byawe, ku bw'iterambere ryawe, ku bw'umuryango wawe, ntugire ijwi na rimwe wumvira, ntugire umuntu n'umwe wakumva, komeza, hatana, uzagera ku butsinzi nyabwo. Nabashimiye rero ko uyu mwanya nanone wawufashe ugatekereza kuri iyi ngingo. Ndabizi neza buri munsi nugira ijambo ukura ahangaha, nugira umwanzuro ukura mu masomo dutanga, ndabizi neza uzubaka ubuzima bwawe, ubuzima bw'umuryango wawe, ubuzima bw'inshuti zawe, kandi ibi wabisangiza n'abandi bantu bose, yaba ari ugusangiza video, yaba ari kubibaganiriza, byagira umumaro muri sosiyete yacu. Ciao ciao, naho utaha, ndabakunda cyane.